Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu kandi mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije umugisha w'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana kubika ubuzima bwanyu mu izina rya Yesu, amena. Mbahaye ikaze ku Gasambi TV, reka wowe uhageze ari ubwa mbere wiyumvemo ikaze kandi wakoze kudusura, wakoze kutugeraho. Ahantu ni ahantu heza, Imana ihaguhera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka ngusabe ngo niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ukomeze ubane natwe, kuko ni ukuri aha hantu tuhagirira ibihe byiza kandi aha hantu tuhabonera Imana. Iyo umuntu ahageze yizeye abona impinduka. Imana rero ibaha umugisha. Nshimira abantu tubana buri munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko iyi ni channel nyuraho ibiganiro byinshi ariko bifite akamaro kandi bitanga impinduka mu buzima bwacu. Rero ndashimira abantu bakunda Gasambi TV, abantu bakora share kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, abantu badusengera, abantu badushyigikira, ni ukuri ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Imana ibaha umugisha. Aka kanya muri kumwe na Pastor Jackie, reka mbabwire ngo Uwiteka barebe neza kandi ndabakunda. Ikirenze kuri ibyo byose ndabazirikana. Icyampa uko mbazirikana akaba ariko munzirikana, ni ukuri ntabwo nzi aho imigisha nayikwiza. Muramutse munzirikana uburyo mbazirikana, uburyo mbasengera, uburyo mbifuriza ibyiza, uburyo mba nsaba Imana ngo impereze ibyo kubaha, ni ukuri bibaye ariko bigenda, sinzi ahantu imigisha nayikwiza, ariko ni ukuri mujye munzirikana kandi mujye mubinyereka. Imana ibaha umugisha cyane. Rero muri komenti mubinyereke, mbese no mu bindi byose byatuma mbibona mujye mubinyereka, nanjye bibasha kumfasha. Imana ibagirire neza. Bibiliya iratubwira ngo urukundo rudaseruka ntacyo rumaze. Rero reka mujye munyereka ko turi kumwe kandi ko munkunda ndetse mufashwa n'ibyo nkora. Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu, amena. Uyu ni umunsi mwiza rero, ni umunsi tugiye kugaruka ku muryango, ni umunsi tugiye kugaruka ku rugo. Uwiteka Imana tugirire neza, kubera yuko buriya ngo urugo ni ijuru ritoya, ariko abandi bo bakavuga ngo urugo rubi ni gereza. Ariko ntabwo tugomba kwemera ko ari gereza, ahubwo tugomba kurugira rwiza. Imana ishimwe cyane. Imana iguhe imbaraga zo kugira urugo rwawe rwiza. Imana iguhe ubwenge kandi ugire byinshi ukosora, kubera yuko ni wowe ubifite mu kiganza. Imana itugirire neza. Reka dusenge rero ubundi twumve impuguro z'uyu munsi, cyangwa se ibintu tugiye kuganiraho, kuko uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitatu bigaragaza yuko urugo rwawe rwasenyutse cyangwa se rugiye gusenyuka. Ibyo bintu rero uramutse ubyibonyeho, wahita ufata amasengesho nk'ay'itatu ugasenga, kandi ukagira ikintu bikoraho, bikaba mu maguru mashya. Ukabikora byihuse, ukagira ikintu bikoraho, ugafata amasengesho, ubundi ugasaba ubutabazi bwihuse, kubera ko ibi bintu bitatu biramutse bikubayeho cyangwa se ukabonamo kimwe muri byo, ni ikimenyetso kigaragaza yuko urugo rwawe rwasenyutse cyangwa se rugiye gusenyuka. Icyo ni ikimenyetso, ni agatara kaba kakubwira ngo ugeze muri danje. Ariko reka dusenge kugira ngo tubashe kubabwira ibyo bintu, mubyitondere. Imana itugirire neza.
Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, turagushimye. Ni weho waremye umuryango, ni weho watangije umushinga w'urugo ubwo waremaga Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Uwiteka Mwami rero dusengeye imiryango, Data wa twese, reka aka kanya Uwiteka Mwami Mana kaba akanya ko kuderivura imiryango, Data wa twese, reka wongere wubake umuryango, reka wongere ukora imirimo n'ibitangaza, Data wa twese uri mu ijuru, reka wigaragaze mu izina rya Yesu Kristo, reka Data abari babiri bahinduka umwe, reka abo Satani yaraciyemo ibice Mwami Mana Data ubarengere, Data wa twese uri mu ijuru, ongera ububake, ongera ubagirire neza, reka ubereke aho byapfiriye. Satani usenya turamwirukanye, dayimoni usenya turamwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Mana igira neza, reka Data ibintu tugiye kuganiraho umanukire kubisobanura kugira ngo babyumve kurutaho kandi bagire icyo babikoraho kugira ngo bubake. Ijambo riratubwira ngo turwanye Satani nawe azaduhunga. Uwiteka Mwami Mana, reka utange imbaraga zo kurwanya Satani kugira ahunge ingo mu izina rya Yesu Kristo. Afite amayeri menshi, afite uburyo bwinshi, ariko Uwiteka Mwami duha imbaraga zo kumurwanya kugira ngo Mwami Mana hongere kuboneka umuryango mwiza wubaha Imana kandi uhesha Imana icyubahiro, ndetse n'abawurebye bakabona umugisha, abawurimo bakabona umugisha. Urakoze Uwiteka ko hari icyo uri bukore mu izina rya Yesu Kristo, amena. Imana rero ibahe umugisha cyane. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu bigaragaza yuko urugo rwawe rwasenyutse ntubimenye cyangwa se rukaba rugiye gusenyuka. Ariko reka tubanze dusoma ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 18. Haravuga ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Amena. Ngo kandi Uwiteka Imana aravuga ati, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo rero ritwereka uburyo Imana yonyine ariyo yatangije umushinga w'urugo. Ntabwo bitwereka yuko umushinga w'urugo watangijwe na mama wawe na papa wawe, inshuti zawe, ubushake bwawe, ibitekerezo byawe, ntabwo ari byo byigeze bitangiza urugo rwawe, ahubwo urugo rwawe rwatangijwe n'Imana, kubera ko umushinga w'urugo ni umushinga w'Imana. Imishinga yacu twebwe niyo gucuruza, niyo gushaka amafaranga, niyo kugira gute, ariko urugo rutangizwa n'Imana. Niyo mpamvu tuba tugomba guha Imana umwanya mu ngo zacu kugira ngo Imana ibane natwe kandi ikomeze yubake ibyo twatangiye. Abantu rero badasenga, abantu batabyitaho, aba nibo bantu usanga barahuye n'ibibazo, ugasanga ibibazo bahuye nabyo nta n'ahantu ho kubitarurira, kubera ko batigeze bashyira Imana mu rugo rwabo ngo bayubahe. Imana ishimwe cyane. Ariko bene Data, ndagira ngo mbabwire yuko hari ibintu byirukana Imana, hari n'ibintu bya atarakitinga Imana ikabana n'abashakanye, ariko hari ibintu byirukana Imana. Imana itugirire neza. Uyu munsi uze kureba niba ibintu ukora ibintu bishobora gutuma Imana iba mu rugo rwawe, kandi uze kureba niba ukora ibintu bishobora gutuma Imana isohoka ikigendera. Ni ukuri ntabwo Imana yihambira, ntabwo Imana iba ahantu bakora ibintu ikunda. Imana iba ahantu hari abantu bahuje umutima, Imana iba ahantu hari abantu bubahana, Imana iba ahantu hari abantu bakundana, Imana iba ahantu hari abantu basenga, Imana iba ahantu hari abantu bakora ibintu bituma nayo ubwayo ibana nabo. Imana ishimwe cyane. Rero ibintu tugiye kuvuga ni ibintu bituma Imana yigendera, kandi buriya iyo Imana imaze kugenda n'umugisha uragenda, amahoro aragenda, urugo rugasenyuka, rukabanza rugasenyuka gake gake, ariko igihe kikazagera rugasenyuka noneho ku mugaragaro, umuntu wese akabibona, ariko rubanza gusenyuka mu ibanga. Urugo rero rusenyukira mu ibanga gute? Nibyo
ngiye kukubwira. Mana itugirire neza, uze kubikosora ntibigukundira mu maguru mashya. Rero urugo rwasenyutse cyangwa se rugiye gusenyuka, ikintu cya mbere kirugaragaza aho uzarumenyera weho wubatse ni igihe muzaba mwaratandukanye mu bitekerezo. Abashakanye barabanza bagatandukana mu bitekerezo cyangwa se mu buryo twakwita emosiyoneri cyangwa emoshoni. Aho hantu niho abashakanye batandukanira. Imana rero iturengere, ugasanga uwo mwashakanye ntakiri mu bitekerezo byawe, cyangwa se wowe ntabwo uri mu bitekerezo bye. Ariho hahandi ujya kubona ukabona umunsi urarangiye ataguhamagaye, atakuvugishije, ugasanga usigaye ufite inshuti zawe nawe afite inshuti ze, ugasanga ubwo ni ukuvuga ngo niba muri kumwe mu rugo, mwari mu cyumba undi ari muri salo, ntaho muvuganira, ntaho muhuriye. Ntazakubwira ati imyenda igezweho niyi, ntazakubwira ati wambaye neza uraberewe cyangwa se ntuberewe. Mbese ugasanga muri emosiyo ye ntukirimo, nawe ntakiri muri emosiyo zawe. Ni ukuvuga ngo iki gihe ni igihe kibi cyane, ni igihe ukwiriye gusenga Imana ikakurengera. Ni ukuvuga ngo niba umwe ari ahangaha ntari buhamagara undi, natanamuhamagara ntacyo biri bumubwire, nta n'icyo biri bumutware. Ntari bumubwire uko umunsi we wagenze, ntari bumubwire ibyamubabaje, byamubangamiye. Iki gihe rero ni igihe kibi. Nukibona mu rugo rwawe iki kintu, ukwiriye kuzahita ufata umwanzuro kugira ngo gikemuke hakiri kare, kubera ko ni ikimenyetso kibi. Ikimenyetso cya kabiri kigaragaza yuko urugo rwawe rwasenyutse cyangwa se rugiye gusenyuka, ni igihe mutandukanye mugatandukana mu buryo bw'icungamutungo cyangwa se mu buryo bwa fayinanse. Ugasanga umugore afite amafaranga ye, umugabo afite amafaranga ye. Umugabo arabwira umugore ngo nguriza 20,000, ejo umugore akabimusubiza, ejo umugore akavuga ngo nguriza 100,000, umugabo akabimuha, umugore akabimusubiza. Mbese buri muntu wese afite amafaranga ye n'undi afite amafaranga ye. Nyamara ijambo ry'Imana cyangwa se mu muteguro Imana yateguye, igihe yabonaga Adamu adakwiriye kuba wenyine, ikamunemera umufasha umukwiriye nk'uko tumaze kubibona. Iki gihe ntabwo Imana yifuzaga ko aba bantu baba babiri, ahubwo yifuzaga ko baba umwe. Rero iyo buri wese agize ibye n'undi akagira ibye, ntabwo baba bakiri umwe nk'uko Imana yabiteguye, baba babaye babiri. Aba ari ikimenyetso rero cyo gusenyuka ndetse no gutandukana, kuko abashakanye ntabwo buri wese agomba kugira ibintu bye, ahubwo byose biba ari ibyanyu, kubera ko ntabwo muri abantu babiri, muri umuntu umwe. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri cy'uko urugo rwawe rwasenyutse cyangwa se rugiye gusenyuka mu gihe utabikurikiraniye hafi. Ikimenyetso cya gatatu kigaragaza ko urugo rwawe rwasenyutse cyangwa se rugiye gusenyuka, kigaragaza ko watandukanye n'uwo mwashakanye, ariko mukaba wenda mukiri kumwe cyangwa se mukaba mukite, ariko icyo kimenyetso kikagaragaza ko mwatandukanye. Ni kudategana amatwi, ugasanga uwo mwashakanye ntimuvugana, ntimuganira, ntimujya inama, buri wese arakora ibye. Ushatse kujya Gisenyi arajyayo, ushatse gutaha ubukwe arabutaha wenyine, ushatse gufata umwanzuro arawufata wenyine. Afite kompiyuta arayigurisha utabizi, nawe ufite imodoka urayigurisha, ntacyo bimubwiye, nawe ntacyo bikubwiye. Nyine urakora ibyo ushaka.
urafata urugendo, urafata umwanzuro wo kureka akazi, ntago abizi, nta nubwo bimureba, nawe ubwe ntacyo bikubwiye, mbese kudategana amatwi. Ni ukuvuga ngo nacyo ni ikimenyetso kibi cyane, igihe buri wese asigaye akora ibye, agakora ibyo ashaka, nta gutegana amatwi, nta kwicara, nta gufatira umwanzuro hamwe, ubwo ni ikimenyetso nacyo kibi, kubera yuko ntabwo Imana yigeze irema Adamu na Eva, ntabwo Imana yazanye Eva mu buzima bwa Adamu kugira ngo Adamu akomeze kuba wenyine. Imana ni ikintu cyayibabazaga buri gihe ngo ije gusura Adamu, kubera ko Adamu ari we yari yararemye bwa mbere, ngo yarazaga ikamusura ikareba ukuntu afite ibiti byiza, amacunga, amapera, yishimye, ari kugira gute, ari guhinga, ari korora, ari kurya, ari gusinzira, ari kubona akayaga muri Edeni, ngo ariko ngo Imana ngo ikamwitegereza, ngo ikabona arigunze, ngo ikabona hari ikintu abuze. Mwene data, ibyo wagira byose ariko udafite uwo mwashakanye nta kintu biba bimaze, mutari kumwe, mutishimye, mudahuje. Simvuze yuko mutari kumwe, ushobora kubona muri kumwe ariko Imana yabareba ikabona mutari kumwe, mu gihe ibi bintu bitatu biri mu rugo rwanyu ntabwo muba muri kumwe. Uko bimeze kose harimo umuntu uba wigunze. Imana itugirire neza. Mu gihe umuntu amafaranga yakoresheje ibyo ashaka, mu gihe umuntu adafite umutega amatwi, mu gihe umuntu icyambere twavuze, mu gihe umuntu adafite umuntu umutekereza cyangwa se ngo amufashe gutekereza cyangwa se amwibuke, amwereke ko amwitayeho, ni ukuvuga ngo ikibazo kiba cyagarutse, ikibazo Imana yarakemuye muri Edeni kiba cyagarutse ku muntu kandi Imana itacyishimira. Ariyo mpamvu yavuze ngo reka muremere umuntu, reka muremere umufasha umukwiriye. Nawe Imana yaguhaye uwo mufasha kugira ngo ikurinde kuba wenyine, nicyo kintu yarwanyaga. Rero uyu munsi uze kureba niba utarongeye kwisubiza wenyine, uze kureba niba utari wenyine, uze kureba koko niba uwo muntu muri kumwe mu buryo bw'umwuka, atari ukubeshya, atari ukuvuga ngo turi kumwe, ngo turi mu nzu imwe, ngo turi mu modoka imwe, ngo turi kumwe ku irangamuntu, ngo turi ku cyangombwa cy'ubutaka, ngo turi ku cyangombwa cya moto dufite, turi ku cyangombwa cy'imodoka. Ntabwo ari aho ngaho Imana ishaka ko muba kumwe, ahubwo Imana yashaka ko muba kumwe mu bintu byose, mu bitekerezo byose, niko Imana ibishaka kandi icyo kintu yanze igihe yaguhaga uwo mwashakanye. Imana rero ibahe umugisha, Imana ibarinde. Ni ahanyu ho gusenga, ni ahanyu ho gufata umwanzuro. Niba wigenzuye ugasanga bimeze neza, uhereza Imana icyubahiro, kandi niba wigenzuye ugasanga harimo ikibazo, ugenda ugikemure. Kugikemura biroroshye ariko ube maso, ibi bintu bitatu nibikugeraho uzamenye ko watewe. Ariko reka nguhumurize nkubwire ngo nta kintu kidashobora gukemuka keretse utabigizemo uruhare. Murakoze rero, turabashimiye. Aka kari akanya ko kwita ku muryango ndetse no kuwusengera. Imana ikubakire, Imana igaruke iwawe mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, turabakunda. Abubatse Imana ikomeze ibubakire, abenda kubaka ndetse n'ababiteganya Imana ibibahe kandi izabarinde ibi bintu, ahubwo izabahe kuba maso. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom, mukomeze kubana na Gasambi.